Mahoro y'Imana bane nawe wifuje gukurikira ibiganiro byacu kuri Mwiza Christian TV. Jyewe tugiye kugirana iki kiganiro nitwa Pastor Augustin Ngirukwayo. Nyuma yo kwitegereza ibibazo biboneka mu miryango hirya no hino bijyanye n'intonganya za buri munsi mu miryango, ngo zitabanye neza muri ibi bihe, abantu benshi banyuranya n'isezerano ry'ishyingirwa, itandukana ry'abashakanye, abana batabwa n'ababyeyi babo bakajya kwiyubakira indi miryango, gusenyuka kw'ingo ni kimwe mu bibazo bikomereye abantu hirya no hino ku isi muri iki gihe. Muri urwo rwego twifuje gutangira gusangira namwe muri zimwe muri izi nyigisho zadufasha gutegura neza ingo zacu ejo hazaza, cyangwa se kuvugurura ingo zacu ku bazifite uyu munsi, kugira ngo turusheho kugira umuryango, urugo rushimisha Imana. Somo nifuje ko dutangiriraho ni ukumenya umubano icyo ari cyo n'icyo bisobanura. Niba wifuza gukomeza kudukurikira kuri iyi channel Mwiza Christian TV, ndakwinginze kora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bihita bikugeraho vuba. Reka tudatinze dutangire isomo ryacu ry'uyu munsi twifuje ko twaheraho. Ni isomo rijyanye n'umubano ndetse no gusobanura umubano icyo ari cyo. Hariho abashobora kugenda bibaza batese ubundi umubano bisobanura iki? Igisubizo nyacyo ni uko umubano ari isano ibiri hagati y'abantu babiri, umugore umwe n'umugabo umwe, kandi iyo sano ikaba yemewe mu rwego rw'amategeko y'umuryango w'abantu muri rusange, cyangwa se amategeko y'itorero cyangwa idini abantu bateraniramo. Reka turebere hamwe uburyo bubiri abantu babonamo umubano. Umubano ni ugushyira hamwe k'umugabo n'umugore bigaragarira mu kwiyemeza guhoraho kandi kudasubirwamo hagati yabo, ko kwiyemeza gushingira kuri kamere muntu cyangwa se umurage wabo dukomokaho kandi tugamije urubyaro. Bashakanye babigaragaza bahuza imibiri yabo mu buryo bw'ibitsina, ari nako bigenda mu kuvugurura bundi bushya iby'imibanire yabo mu buzima buri imbere, cyane cyane ibijyanye n'urubyaro. Umubano wiha agaciro, ariko musingi w'icyerekezo cyawo ku rubyaro utuma umubano ushobora kugira indi miterere, harimo kwizerana gusesuye, kudaca inyuma y'uwo mwashakanye, no kwiyemeza gusazana k'umugore umwe n'umugabo umwe ngo barusheho kurera abana neza. Inzira iganisha ku burere bwiza bw'abana irushaho gusobanura akamaro ko kubana kw'abashakanye, bikanagaragarira mu micungire y'umutungo wabo. Ibyo kandi leta ibibafashamo, ikanabigenzura, bakanabisinyira, haba ari ukuvanga umutungo cyangwa kuvangura, maze bakabisinyira kuko bigira ingaruka ku bana. Turebere hamwe n'uburyo buvuguruye. Ubu buryo busobanura ko umubano ari ugushyira hamwe kw'abantu babiri, baba bahuje ibitsina cyangwa batabihuje, uretse ko mu Rwanda ubu buryo bwo kubana kw'abantu bahuje ibitsina ntekereza ko butari bwahagera, ariko ni umubano w'abantu biyemeza, umubano uhuriye ku bitsina, kwita umwe ku wundi no gusangira uburemere n'inyungu by'ubuzima bwabo bwa buri munsi. Umusingi ni uguhuza imitima n'ibitekerezo, byongererwa imbaraga n'uburyo bwo guhuza ibitsina, uburyo bumva bubabereye ubwabo. Leta isabwa kwemera uwo mubano kandi ikawuha amategeko, kuko biyifitiye inyungu iyo abantu babanye neza ndetse n'abana
babo bahisemo kuzarera. Umubano ni ugushyira hamwe, si ugutandukanya. Umubano ni ugushyira hamwe biturutse ku mbaraga zikomeye z'umutima hagati y'abantu babiri, izo mbaraga zikagana ku mumaro runaka. Abahuje umubano ariko ntibabujijwe kugumana ibibaranga kuri buri ruhande. Umubano ni ugushyira hamwe kwa babiri, ariko hagize ibintu bidasanzwe byumvikanwaho, nko kugirana amasezerano yo kubana igihe runaka, ubuziraherezo se hatitawe ku myitwarire y'uruhande uru cyangwa uru. Umubano ni ukwiyemeza kugomba kuramba bidatewe n'inyungu z'itegeko cyangwa ubwoba bw'ibihano, ahubwo bitewe no kwiyemeza nta gahato imbere y'imbaga kurusha ubundi buryo bwose bw'amasezerano ashingiye ku itegeko. Reka turebere hamwe ibintu biranga umubano. Bavandimwe, umubano ni isano izwi hagati y'abantu babiri, ikaba izwi n'umuryango w'abantu abashakanye barimo. Hari amoko atatu y'imibano. Ubwoko bwa mbere ni umubano hagati y'umugore n'umugabo bose bizera kandi bagakurikira Umukiza Yesu Kristo. Uwo mubano unyura mu rusengero bijyanye n'ijambo ry'Imana kandi Imana ikabyemera. Ubwoko bwa kabiri bw'umubano ni umubano uba hagati y'umugabo n'umugore ariko batizeye Umukiza Yesu Kristo mu gihe cy'isezerano, ariko bo ubwabo biyemeza nta gahato kurushinga, kandi icyizere bagiranye hagati yabo bakabigaragariza abantu. Urugero ni nk'abantu bakundana barangiza bakajya imbere y'amategeko bagasezerana, ariko mu itorero ntibageremo. Abo ngabo umubano bawo iyo babanye neza, ntekereza ko Imana ikurikije uko ubibona ishobora kwemera ubwo bwoko bw'umubano wabo. Ubwoko bwa gatatu bw'umubano ni umubano ugaragazwa no kwishyira hamwe kundi kose kutari uku kwavuzwe haruguru, ko kunyura mu itorero cyangwa idini, kunyura mu mategeko ya leta. Muri uyu mubano ushobora gusangamo abahuje amasano, umubano w'umugabo umwe ku bagore benshi, abana bahuje ibitsina, abana babihaswe n'abandi atari ubushake bwabo, abana batujuje imyaka yemewe n'amategeko, abana n'uburwayi bwo mu mutwe cyangwa se kubw'ibiyobyabwenge, ndetse n'umubano n'umuntu utemewe kurongora. Ku kwishyira hamwe ntekereza ko kutemewe n'Imana nk'umubano. Umubano ni uw'agaciro karekare mu muryango w'abantu, kandi Abanyarwanda bajya bavuga ngo umuseribateri ntagira ijambo mu bagabo. Umubano w'umugabo umwe n'umugore umwe ni umubano wemewe n'Imana mu gihe Imana yaremaga Eva. Mu Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 18 kugera ku murongo wa 24 hari amagambo avuga ngo, kandi Uwiteka Imana iravuga iti, si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Ni mu gihe Imana yari imajije kurema Adamu, ariko igeze aho isanga yigunze akeneye undi muntu wo kubana nawe, nibwo yavuze aya magambo iti, si byiza ko umuntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Umurongo wa 19 uravuga ngo, Uwiteka Imana irema mu butaka amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere byose, ibizanira uwo muntu ngo imenye uko abyita, kandi uko uwo muntu yise ikintu cyose gifite ubugingo aba ari ryo riba izina ryacyo. 20
uwo muntu yita amatungo yose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba zose, ariko umufasha umukwiriye yari ataraboneka. Bishaka kuvuga ngo Eva yari ataraboneka. Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu, isinziriza Adamu buticura, arasinzira, imukuramo urubavu rumwe ihasubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore, imushyira uwo muntu. Aravuga ati uyu ni igufwa ryo mu magufwa yanjye, ni akara ko mu mara yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we, akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Aho niho duhera tuvuga ko uyu mubano ari umubano wemewe n'Imana kandi watangijwe n'Imana. Bakunzi, reka mbasabe gukora subscribe kugira ngo mujye mukomeza gukurikirana izi nyigisho zacu kuri iyi channel, kandi ndabararikira rwose gushyiraho umwete kuziga izi nyigisho kuko ni inyigisho nziza. Tuzakomeza kugenda dushyiraho ibyiciro. Uyu munsi twari twashyizeho icyiciro kijyanye n'umubano kugira ngo tubanze tumenye umubano ni iki, ariko ubutaha tuzashyiraho izindi nyigisho zijyanye n'uburyo bundi bujyanye no kubaka ingo zihesha Imana icyubahiro. Murakoze cyane, reka nkomeze mbashimire. Izi nyigisho muzakomeza kuzigezwaho na Pasiteri Augustin Ngirukwayo. Bye bye bye.